hari imbaraga imuryamye kandi ishaka ubuntu. Nawe mu bantu urabizi, hari ibintu muba muganira ukabona wafite ibindi, ariko mu izina rya Yesu reka twereke amaboko kuri uyu mwana, tumusengere uyu mwuka w'iyi famire, w'iyi mbaraga, ibi bishaka iyi famire kugira ngo bizingamishe bikurweho mu izina rya Yesu. Zamura ku maboko umukobwa, wa mana we mu izina rya Yesu. Iyi mbaraga mbi y'ibisekuru, aya masezerano akurikirana umuntu atayazi, izi mbaraga zirobanura umuntu zikamugira ingubite zikamukoreraho, kugira ngo n'abatunganye n'abandi usanga ari utunze inka nye nyuma y'abandi, kugira ngo nabyara uzasange asigaye inyuma, abana bajya bambaza ngo watubyariye iki. Aya masezerano ndayakura kuri uyu mwana no ku buzima bw'umuryango wawe. Ndamusabira kuba muzima no gutsindira kimwe, nk'uko uyu mwana aje imbere y'abantu azaba umuntu w'umumaro muri uyu muryango, kandi azaba umukobwa w'umugisha. Ikiganza cyawe gikora ibintu bidasanzwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugirire neza. Kandi mama w'uyu wari hehe? Ntabwo yaje asengera he? Aha. We kanisa yawe? Nuwana yebare? Bamubwiye akabijyamo neza. Dore aba bana kugira ngo bamenye Imana ntabwo bizaturuka muri bizaturuka muri nyina. Kugira ngo babe abapagani beza, wowe uzasenga ubone barushaho kuba abapagani, ni nyina uzatunganya abana bana. Ariko ntabwo ibintu by'Imana bireba nk'ibisanzwe biri aho akabihindura, nk'uko rero umuntu aba ashobora amavuta akayaga, undi kose akivuza, ibintu biramucikana. Naye bane mukwiriye kuba musenga mu buryo budasanzwe. Narebye uyu mwana ndeba afite nk'inkovu mu gahanga. Mareba hari inkovu afite. Ngiye kumva numva umwuka arambwira ngo iki ni igikomere kiba kiri ku bitekerezo by'umuntu. Ngo kandi iki gikomere kizanira umuntu gutekereza yuko ugasanga cyamujyanye ahandi hantu, cyamukuye aho Imana imushaka. Akareba nko kuba ari ahangaha akumva ari uguta umwanya, akumva ari bize, akumva afite n'ahandi hantu yajya, akumva hariho nk'umuntu wamusezeranye ikintu yajya kumusura. Ariko uyu mwanya tumara aha hari byinshi ucisha bugufi byadushaka. Ubu mwanya nakabaye nanjye ndi iwacu muri iki cyumweru batwibye inka, bamaze kuziba tugira amahirwe turazifata ndi hano. Icyatumye zifatwa nuko nari ndaha. Bariba amashyo buri munsi, inka kugera mu rufura zikirirwamo zitarabagwa, bakabaga izindi zo zigasigaramo. Ubu rero nakabaye ndiyo ushaka abo bajura bazibye, ariko kuba ndahangaha nukugira ngo Imana irushaho kuba ari ibanshakira. Nimva muri iki giterane izabambe mu maboko. Amina. None naye bari wabwiye umugore mugasenga Imana, ubu yabujijwe n'ikikuzi. Abana barwaye babiri, barwaye ku buryo batagera hano cyane. Wabibwiye pasiteri wawe? Pasiteri wabagiriye inama yo kujya he? Abarwayi koze ngo babazana hano bakabasengera, ubojyaga gushaka agapiki, urumva wizeye muri Karuhanga kundusha. Buriya hari indwara ziza ari ibinaniza umuntu kugera ku cyo ashaka. Muzabirebe iyo dufite nk'ubukwe, iyo dufite ubukwe uburaho
ukajya kumva bakubikiye umuntu ugufataho ariko kugira ngo bwa bukwe butakunezeza. Waba uri aho kuva barakubwiye ngo ariko inka zonye umunsi w'ubukwe ukajya gutongana, waturuka hari uri mu bukwe wabuvuga ugatangira gukona. None rero ibyo bintu nimujya mubona bibaye umenye ngo ni ikintu kirwanya icyo cyo wenda kujyamo. Baze mu nzu y'Imana, aba bana dore barenda kurokoka ku bwanyu, aba bureba. Niba ushaka kubimenya wegerageza nyina bireke, noneho kugira ngo umenye ko bizasohora neza ibireba. Haleluya, amina, haleluya, amina. Uraririmba nihe korari abasirikare, irihe korari abasirikare? Nimuhagarare ture korari abasirikare. Uyu we nuwande? Uyu uwo w'inzobe papa warihe? Nuwawe? Muramu wawe? Muramu wawe ati uyu biramunaniye neza kubisobanura, ntagira ubisobanura. Bisobanura ariko uyu mukecuru niwe mukuru gusa. Aha, yes, ararokoka se uriya mwana yarabyanze. Nawe no kumusengera uriya korari abasirikare, mujye mu masengesho musengere ba papa wanyu, imbaraga z'Imana zibafate. N'ubundi ko muri abasirikare diamond zigende mu izina rya Yesu. Genda Imana iguhereza umugisha umukobwa w'Imana mu izina rya Yesu. Hereza agakiza uyu mukobwa, umwambike imbaraga zo kuririmba muri korari. Ibintu byose azajya akora Mana bijye bituruka kuri wowe. Umwanzi ntazamushobore, urwanya uyu muryango ntazongere kumushobora. Imbaraga z'Imana zimuha ibitwenge kandi azakure neza, azige neza, azabona amahoro, aho azajya ahagarara hose avuge ngo Imana igire neza. Ni mu izina rya Yesu, amen. Hajya se nayeba ndumva gikagati Imana yarigeze kumbishuriraho ngo umugisha wawe uzaturuka mu bana. Harya nakubwiye bana ki? Dore n'uyu nguyu mbaye musengera numva biraje. Genda uheshe umugisha urugo rwa Nayebare, azagukureho amahirwe muri byose. Genda Imana ikugirire neza. Nimwongere mumpere Yesu amashyi menshi. Tuvuge ko abakiranutsi, tuvuge yuko abakiranutsi abo ni bo bazagubwa neza, kuko babonye imirimo yabo bigiye barekeza. Uvuge we, uvuge yuko abakiranutsi abo ni bo bazagubwa neza, kuko babonye imirimo yabo bari baherekeza.
kuza buriya nigeze kujya ahantu hitwa mu Kigando wa Pastor Jeffrey rwa Kibibi ndeba urugo nkari ako nyiri urugo ko namubatumye yaje nyiri urugo rw'amabati yera ruri bamwita Simwe kwa Simwe umugerageze kubwira umuntu waho natumye uwe mukobwa ati wowe aha warababwiye ya mukobwa sameze uyu ni Simwe urumva wamubwira cyangwa umugore we bakazaho hano numva hano uceyo uriya muntu nawe akeneye gusengera noneho ngiye kuvuga ku by'uyu nguyu ndeba hariya ndahibuka nagiye kwa Pastor rwa Kibibi ngezeyo nakozeyo igiterane uwo mupasiteri mbaye ndi ku gatute ndeba urugo nka hariya ndavuga ni mumbwire bari abantu bari rugo baze hano kuko umugore w'urwo rugo niwe wari mushyikirwa w'ikanisa y'Abaprotestanti noneho mvuze ngo aze reba rero umuntu umwikiriza abatemera kuba babwe twebwe abikiriza bature nk'abasazi noneho mvuze iryo jambo ntibamenya ko ijuru ryabishyizemo stamp nubwo ari abanyedini ntabwo basobanukiwe ikiri mu rugo rwabo ngo bashobore kukirukana ndabivugira ku rugo rw'aba bantu noneho ndavuga ngo bari abantu bazaza ejo ndabashaka bose umugabo arikangana bimenye umugore we n'umunyedini ntabwo rero umugore w'umunyedini aba yumva nabi naba n'umugabo hakiri noneho arangije icyabaye aho ngaho uwo mugabo ntabwo natijya kumuvuga kuko byamubayeho kandi biranasohora bibi cyane icyabaye aho Imana ishimwe cyane amen yawe ngofera abana nande muriya hagize umuntu nitumuzi wano arasakaye neza umugabo wa mugore reka dutambuke icyo noneho ngiye kwa Pastor Jeffrey uwo mugabo muhamagaye yanga kuza yanze kuza n'umugore we tubaye tumanuka tujya kubatiza aho twajya kubatiza duhura no mu mugabo umva Imana ukundi kurabura ukanga kwemera uti birani byabatumwe ne babandekenetse babanshaka ubuse naho mushaka kuzanga mbashenye na gikagati ahangaha mbifitemo nyuguki ariko ubutamenya bukamwereka ko ashaka ngo azaho kondi noneho umva icyabayeho ndamubwira nturiya mugabo natazi ndareba icyumba mu nzu ye gikinze kitajya gikingura nashakaga ngaze tugende tugikingura ariko icyabayeho ngaho
bari hafi kuntera amabuye agace kose. Hari ibintu uvuga ku muntu akaba abizi nkawe, mwebwe mutabizi, mushyikirwa kutugahira mushyikirwa. Ashaka kuba ari mushyikirwa wanjye ariko arari kuzimu. Noneho umva icyantangaje, duhuriye mu nzira duti pasa tere wa muntu ati nzaza buri amahoro. Imana ikubwiye kangahe ngo urokoke ukanga? Ati gatatu. Ukujya utarakoka ati nzarokoka, araseka aracurwenya. Murabizi umututsi araseka atyo, ubwo atazi ko ikibazo ari we ugifite. Igihe urubanza rwanjye rurangiye, niyo utarakoka ishyano rirakubwira. Ndakomeje turigendera. Nabimubwiye iminsi 5, iminsi 18 barampamagara ngo umugabo ameze nabi. Umugabo yagize ikibyimba gituruka hano, kirakura, bamutwara Kabare baramushemeza. Kibyimba bamaze kuhadoda kirongera kiraza, barongera baramushemeza. Yari afite akana gafitemo akantu k'agasenesene, akandi sene zigashiraho. Inka zaraho mu rugo z'inzungu ziragenda. Muri iyo minsi mike gusa kibyimba wajya ngo abaye aryamye ari Rubare, ngo size hano Rubare yari aryamye kwa muganga, ngo abona umuntu araje aramubwiye ngo kuramo iyo myenda mibi nkwambike imyenda myiza. Uzi ikintu yakoze uwo mugabo abikorera mu mubiri, idindi nimbi. Afata bya bintu ati njyanga indwarire muri iyi myenda. Ari mu nzu yabirose, mu nzu zabyutse. Abwira umugore ati amahano yanyicaga namenya, ati mukome mu mashyi Imana ingiriye neza. Akuramo imyenda arayitwara ayishyira, barayijugunya, bamuzana indi misharamba. Indwara iranga irakomeza. Utamenya neza mujya mu nzu y'Imana mwige mw'abantu. Nubwo waba uri umuporoso, nubwo waba uri umunyagatulika, jya wihanganuze nko mu giterane nk'iki, wahuriramo n'amahirwe yawe akabohora urugo rwawe. Maze mu gihe utaragusobanukirwa neza uba utinze gukizwa, ariko ubanze wige neza umenye ibyo bakora ni ukuri cyangwa. Urabyumva rata mushuti wanjye? Noneho we ntabwo ari uko yabikoze nk'umunyabwenge. Urabona uri umunyabwenge igitangaje. We ntabwo yabaye umunyabwenge ngaze yigere nka padiri yicaremo abanzi ibintu abirebe neza. Yarabipinze gusa. Izi cyabayeho baje kongera kuwushaka. Bya bintu byanaranye arambara yaho abantu bicana yanze gupfa. Baba ariko wampasi ikintu yavuze, kuki tutamuhamagara akaza? Arambara inka zashize mu rugo, umwana yazamushizeho isene, bwa buhungu bwanyu buba buri bwiye. Noneho wumva icyabaye, umugabo uramwemerera akagiye guharifu. Umva noneho icyabaye, baza kunyakira, nanjye mbona bivuye mu kera. Cyageze ko nandi mu mwuka wabyo ntabwo muri kwari mu giterane gakoma, mbona Jefura araje. Basatumira bya bintu wavuze byarabaye, none baragushaka kandi umugambeze ndakwinginze. Baranyinginga ni mupfukame, baramupfukamira. Noneho muramara basa Jefure. Basa Jefure unyinginga si muhungu we shiki, ariko nyine kuko ari bababaye. Kubwa Jefure ngira ndi baranjyana. Ngeze usanga umugabo arambara yo. Nenda ngo wundi usoma birasomera icyanditswe namusomeye. Mwumva icyanditswe namusomeye. Ndebera mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo iki? Isomere n'undi urahangaho. Uguze ubwo ukuntu namukunze. Mwana mwiza cyane. Ariko ndayimwe nayo iramushaka cyane. Ariko humura muri igiterane urakize byaraye. Amen. Icyo cyane tunagisomera iyi family mbi. Iyi migani nca kuri uwo muntu wi. Niyo ndayisobanurira kuri iyo family. Uwo musaza numa ubwo tubwira abanyanye uwo bareka kubitwaza vuba.
utegereze. nugira umwete wo kumvira Uwiteka, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi, ukitondera amategeko y'Imana igutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe ni ryari? Uyu munsi. Amategeko Imana ivuga uyu munsi niyo ukwiriye kugira ute? Uwiteka Imana yawe, Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Izagira ite? Amahanga arimo n'aba badayimoni batera iyi family. Yego. Ntabwo ari amahanga y'abantu gusa. Hariho urwego ugeramo ugasanga abadayimoni baragutinya. Ayo mahanga muzagira mute? Muzayasumba. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Umva ikindi kintu kijya kimbabaza, abayavuga imigisha numva hari ijambo rijemo. Uzi ko maze imyaka ndeba abantu bazana abana ngo tubasengere nk'uko tuba dusengera abantu hano arwaye cyangwa afite ikibazo. Hari umugore uherutse ku telefone ati Pastor Senya n'uwakenkwanze ati Pastor Senya kuko mazwe n'abantu benshi ati Pastor Senya ati umukobwa wanjye amaze gupfusha amakwe 20. Barasaba tukemeranywa, twamara kwemeranywa bagagenda, ubwo haba harimo n'abandi baba ngo twanze kubakira bose, ati bakagenda, ati hakaba haje abandi, ati nabo bagasaba tukamuzabuza kuko bari abatagira, ati tukemerera babandi, ati nabo bakagenda, ati amaze kugera amakwe 20. Abakwe baje muri ubu 20 ariko nta usohoza icyo twasezerana. Umuntu wana umushumba ikintu turiya ducirana nacyo ndiyo nakirana kiriya kintu. Umva rero ikintu basomye imigisha yose izakuzaho ikintu kinjemo, wamara gukirana kimwano zaza bati ntiwongere gusubira ku ikanisa. Fata kuri uwo muntu mubwira uti nta kikanisa yakoze kuri urwo rugo. Mwabarokore mwe niba igitangaza kivuye mu ikanisa mumenye ngo iyo kanisa nimutayiha agaciro hari indi semina abadayimoni bategereje nyuma y'icyo cyabaye. Nabivuze n'igende bavuze ngo imigisha yose izabazaho aba ari cyo cyiza. Ejo bundi nari indi Nyabayama Tanzania dukora igiterane haza abantu benshi. Nyabayama haba hari abantu bafite inka gusa nta muntu w'umukene. Umuntu w'umukene ntawe 100, 250 ibintu nk'ibyo kugarura hejuru. Noneho wigari zabari mu mukobwa namagoza y'umukobwa vayo hano mukoza nawe ari gusobe nka usibye ko cyo cyari kinini. Namubaza ujya gusabwa n'umupagani hari habuza abarokore, maze nyina ararimo ariko hari dawa abagore yari afite ishanyanya nk'umuntu uraho nka mushuti wanjye uraho imbere yanjye se. No abantu bishanyanya burya ndabakunda cyane, bo baseka ntacyo bitayeho, ntabwo bibara nk'ab'ibihanga baba bazigurisha. Haleluya. Noneho umva ikintu cyantangaje barokore. Umugore mubaje ati se kari se wamutanze yashaka kujya ku ishuri abo wawe yashaka kurongorwa akamuwasa. Umugore ntagira intambara isagategeka ariko iyo ajya ku ishuri uramutuguza uramwihirira nawe umwana ajya ku ishuri n'ibintu ku ishuri. Ariko byagera umugore njye nakora iki se munini kare wabivuze. Uwo munini bavuga ari inyuma iyo. Noneho munini nawe kumenya kuko inka zaje hari ubwo umuntu gusa afite inka nyinshi ariko afite n'abadayimoni benshi cyane. Inka nyinshi ziko zikura ibisebo mwari mubizi
ziba zarabibahanaga ariko burya biba bihari mu nda muri biva inyuma bikajya imbere. Kadigumana rero umukobwa wanjye noneho umugabo wenje bamusomere dusomere baracyavuga ku migisha wazingwa agiye kujya nko mu ijuru. Ko ya mukobwa asoma neza. Uzagirira umugisha mu mudugudu mansaba nkazashaka hafi kandi zajya ajya sengera iwanjye. Uzagirira umugisha mu mudugudu uzagira umugisha hehe mu mudugudu uzawugirira no mu mirimo. Ariko se n'imirimo nayo barayizi. yego Namwe abahinzi uzi ko babavuzeho. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Imbuto zo mu nda yawe bajya mu niki n'ipyiko abana mani guha umugisha. Ko yarida mu kanya araririmba mu humure. N'imbuto z'amatungo yawe kororoka. N'imbuto z'iki niwubaha nde Uwiteka Imana yawe ibyo byose birebera korwa n'iki n'Imana no kubaha Uwiteka Imana yawe ibyo gutegeka ryari uyu munsi. Soma uriya w'Imana yamuhaye gusoma. Azagira umugisha igitenga cyawe n'ikigufugiramo. Abuzi ko bajya bakunegura ngo yararokotse bararenga no ibyo bakunegura uzi ko mbibonye. Wabareba bagavuga ariko se umuntu ubwo yarokotse hari akantu ndeba nibategerezeho buriya buri ahantu bacukura idamu amazi hari aba ari kure ariko kuba kure hari ubwo haba harimo isoko izajya iyakonjesha wajya utuvoma ariko manywa ariko umugoroba amazi y'ibyureba. Kare burya isoko y'usanze hafi batari inzira biba ari ibizi byacuye mu butaka ukuntu ukayama ukayahisha n'uko tujyamo mu minsi mike tukuma ariko isoko ibiri hehe ikuzimu. waje nawe dore umugore shana waraje arimo neza ngirira muti wibare kuza ba wicaye ndaje mu kanya no umva ikintu kintangaje. Soma Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikigufugiramo. ariko imitsima n'ubu iracyabaho ko bisa n'aho ndi wawanditse komeza. Azagira umugisha igitenga cyawe n'ikigufugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Mu maki Mu majya no mu mazi ariko abanyarwanda bafite urunyarwanda rukomeye mu maki no mu mazi Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye. kumva akantu ndwanira n'uyu wa mugabo ariko nawe ndi muremure nkawe se w'uyu mwana aragushyira nko ku rutugu. Ntabwo ari muremure ariko nawe wararengeje futi warazirengeje. Komeza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. bagira bate hehe inyuma yawe imbere yawe hari ikintu Uwiteka yenda gukorera imbere yawe ababisha bawe bagakorwa n'isoni. Turi muri iki giterane hari ababisha benda gukorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana ravuga ngo niwubaha Uwiteka ababisha bawe bazakorwa n'isoni azi imbere yawe. Umuntu uzi gutera haleluya y'ubutsinzi nayitere mu izina rya Yesu. Mwabarokore mwe hari ababisha baje hari abantu bamaze iminsi baza hari abamaze iminsi bari mu nzira baza aho uri nubwo ari ababisha ariko Uwiteka ntabwo ari umubisha mu ruhande rwawe ugiye kuza nawe. Bazatsindirwa hehe imbere yawe aho imbere yawe hari imbaraga z'Imana zitsinda ababisha bawe. Haleluya. Iyo Mana ni muyiha amashyi menshi mu izina rya Yesu. Amen. Abakwanga bose abanyeshuri bose abadashaka ko abana bawe biga nta kintu kijya kimbabaza
nk'umuntu gukorwa nabi na mwene wabo. Ugasanga abana bawe barasaze babaye ibigoryi biturutse mu muryango, biturutse muri nyirasenge wabo cyangwa nyirarume cyangwa se wabo, cyangwa ugasanga inka zarashize, ugasanga ibintu birapfira mu muryango, ariko ababisha Uwiteka bahagurukira uyu munsi. Haleluya. Amen. Nk'uko turi muri uku kwezi kwa nyuma guheruka muri uyu mwaka, abariko babisha n'uwari usigaye yaza umutsindira imbere yawe. Amen. Abariko Imana igufatira babisha. Haleluya. Abariya bari bibye inka zacu, bari bazi ngo nagiye mu giterane, bazi ngo inka birarangiye, reka bazibe inka zaba pasita se, barasaze bose. Ariko none ubushenyi yose iraririmba indirimbo, ariko bariya ntabwo bajya babiba, birabyara Imana yabo. Imana. Amen. 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 Umva noneho bateranyije ibintu batwibye byose. Uzi ko ababisha bayo batsindiye imbere yawe, n'abagukunda nabo batsindirwamo. Uzi ko mu nshuti zawe ho harimo abanzi bawe, hari ubwo abagukunda uruhande ariko uratarukunda, noneho nawe agomba kujya mu babisha agaciro. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ababisha reka nimwunganire n'umushuti wanjye y'imbuyu, ariko ababisha baguni ko batsindirwa imbere yawe. Amen. Umukobwa utaba abakobwa bari aha bose ubwiza, turi mugiye kugira cyane murebe umuti murebe upfikiza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukire. Ninde wundi se nakuye niba noneho muri beza murakakangereke dore aribo. Haleluya. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukire. Menye ubwo ubuzima nkora gatatu nakugumanye, ndashaka ngo nishimirane Satani. Hari ukuntu yashaka kwihebesha, hari ukuntu yashaka kwihebesha, hari ukuntu yashaka ngo bagutekerezeho byinshi. None se uyu munsi kuri mu kwaha kwa pasiteri abadayimoni barajya hehe? Nimunana buri umwana arabo wanjye mu baka, nimugera kugukwa azabwira mu wanyu, ndabizi ko umwana ubu nubwo mwandeka kwanya. Iyo bigeze kugukwa hari nubwo agera amahirwe bakaza ari nka zo muri 10 mwazitwara. Jembi mazeme iminsi izo ntambara sinjya zirwana. Ariko se nyamubyaye ryari ejo bundi, ariko aba pastor nabo barira umusengera agifite akirwaye ntabwo batongana, ariko barashanga umukize. Ni marya jambo ryo ujya numva mu bapagani ngo ni mucucu. Soma we Imana yaguhaye gusoma nakugira neza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukire, baneshejwe imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye. Uva akantu kanejeje maze mushuti wanjye ntega amatwi neza. Wowe uzi ngo umukecuru washize agakobwa gato, noneho ngo bazagera bate? Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira imwe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira imwe. Baguhunge baciye mu nzira zingahe? Ikizanye inzira indwi ni iki? Mwabarokore mwe bateraniye, niwemera kubaha Uwiteka Imana yawe ukayikorera ibyo by'ugushakaho, Imana yawe izatatanya abanzi bawe baca mu nzira imwe. Amen. Nendaga ngo uyu mwaka agira abandi Imana yiyereka abanzi babo baca mu nzira imwe. Hariho abadayimoni bamaze imyaka bagusuzugura, ariko uyu mwaka Imana ibacishe bugufi kandi batatanyirize mu nzira. Amen. Somo 15 no mwumve mutazubaho Uwiteka ukuntu hagiye kuba. Ndeba ariko se ndeba neza. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe, Onde ufite imbeho habaye iki? Ntayo ufite. No mu mutima ntayirimo. Yes, komeza. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe, ariko nutamwumvira
ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi. Iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirimo. Azavumwa igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Hazavumwa imbuto zo mu nda yawe. Ariko abana tuzize iki kandi? N'imyaka yo ku butaka bwawe. No kororoka kw'inka zawe. Kubera umugabo umwe wenyine. N'ubw'imikumbi yawe. Umuntu wanze kumva none dutangiye kuvuma abandi. Uko twaboneraga umugisha ku muntu umwe niko tugiye kuvuma kuko umuntu mamurya itabi wenyine agiye gutuma mvuma. Mamujya mu rurembo uyu papa wanjye unywa akazeru gusa. Soma uzavumwa mu majya no mu maza. Ariko ibi ni ibiki? Uwiteka azakohereza umuvumo no guhangayika umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose. Uyu nguyu nawe afite uwacyuririra amarubo bamaze iminsi batongana. Si ibyanditswe birimo ngo Uwiteka azatuma iki? Azatuma iki umuvumo? Uwiteka azakohereza umuvumo. Ayiwe. Aha. No guhangayika umutima. Nta bantu muhangayitse ureba wahangayitse. Ni umuvumo Uwiteka wohereje. No kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba. Aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Yicarire. Burya Imana ntabwo bajya bayimura. Iyo yimuye irakwimura nawe. Uyu mugabo akwiriye gukizwa. Se uyu mwana bamaze igihe kinini bamubwiriza, bamamamarika, sinzi amazina bamwita, sinzi ukuntu babikoze ukuntu, noneho ndenda kubivuga gifu akizwe gifu. Cyangwa yanze gukizwa ku neza, noneho turamubwiriza tumuhata. Yaje none umugore ndi yambeshye. Araza. Kare. Kadegese. Mugume mu ndebera. Nataza se uyu mugore araza guturuka. Ariko bishutanye ho gumembo. Biriya ni byaba yabadirigana. Uwawe umunsi wa muhoye. Nawe ukabona adasenguza. Ariko uyu mukobwa ntabwo azashaka n'umuntu w'umupagani. Hazaza umurokore mwiza, umeze neza. None tugiye kumwereka amaboko. Zamura ku maboko yawe rata. Tugiye kumwereka amaboko, dukubita iriya mibereho yose, iriya mbaraga mbi, ibyamushakaga, byaturukaga hakurya, ibiri hakurya hariya, ibituruka aha, Rubare harya ubwo ni he? Nyabubare. Mu izina rya Yesu tumwereka amaboko. Wa Mana we mu izina rya Yesu. Dore uyu mwana w'umukobwa mushyize imbere yawe akagahato k'umwanzi. Izi mbaraga zamugendagaho ziramurekura nona. Uyu muzimu watumwe ku buzima bwe, iyi mbaraga yavuze ngo ntago aziga, iyi mizimu yavugaga ngo ntago azabaho neza. Reka uyu mukobwa aseke, reka uyu mukobwa abeho neza, reka uyu mukobwa yambara aberwe, reka aya masezerano apfe guhera kuri uyu munsi nona. Nimuteke iyi mbaraga igendere kimwe burundu mu izina rya Yesu. Iki cyamwakaga ubukumi cyashakaga ngo kimugendere. Urapfa wa mudayimoni, urapfa wa mudayimoni, urahira kimwe. Umuriro w'Imana umutwike, imbaraga y'Imana mporere gucemo kabiri mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni we washakaga uyu mutwe none ndakwirukana, ntazongera kumubona. Nimuteke imbaraga
izina rya Yesu kicuka kimurekure burundu. Iyi mbaraga iragenda, iyi mbaraga iragenda. Uyu mutwe urawurekura uyu munsi, uyu mutwe urawurekura uyu munsi. Wa mbaraga yaje n'igisiga we, ndakwirukana uyu munsi, ndakwirukana uyu munsi. Ntuzongere kumubona. Izina rye ndarikura mu gitabo cyawe dayimoni. Uyu mwana akire amahoro yo mu mutima, yige neza, abeho neza, abone amahoro yo mu mutima. Niba kimwe twara umuriro w'Imana, twara umuriro w'Imana, twara umuriro w'Imana. Nimumwereke aho kwidayimoni tuyirukane kimwe. Aya masezerano yamushakaga, urapfuye umudayimoni we, ntuzongere kumubona. Aka gahinda karagenda, agahinda kawe gatware, tware imbaraga z'Imana. Umuse n'abamumpagarikira noneho, imbaraga mbi ntabwo ishaka ngo abohoke. Murekure amaguru wowe noneho ahagarara, umufate umufate mugarutse inyuma turebe. Iyi mbaraga turayitegeka mu izina rya Yesu. Nimwongere muteke imbaraga igendera kimwe. Inyabingi irapfa, inyabingi irapfa, urapfa. Urashira umwanya, hano hari imbaraga z'Imana ziragutwika. Wa muzimu we, ntuzongere kubona uyu mwana. Wa mudayimoni we, watumye ku buzima bwe, washakaga kurusha urugo, urapfa. Uyu mwaka aba bantu baraseka, barishima, barabona imbaraga z'Imana zikora ibintu bishya. Izina rya Yesu. Uyu mwanya nimutoroka mugende, nimutoroka mugende, nimutoroka mugende, nimutoroka mugende. Izina rya Yesu dayimoni ntuzongere kumubona. Mugiye kuva hano mugende, mugende mujye mu aho mwaturutse, murava muri uyu mwana, aho mwaturutse murava muri uyu mwana. Uyu mwana muramuziza iki? Muramushaka iki? Muva mu nzozi mwe mw'abadayimoni, murava mu nzozi zo, murava mu nzozi zo. Aho mwajyaga mumujyana none haravayo, haravayo mu bitekerezo. Mu izina rya Yesu haragaruka, 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 haragaruka. Mufate ayo maboko muyafate. Uyu mwaka uyu mwana uyu arabohoka mu izina rya Yesu. Urashya, urashya burundu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amahoro amuze, amahoro amuze. Nimumwereke amaboko musabire amahoro. Iyi nyamaswa iramurekurira kimwe. Amahoro amuze, amahoro aze ku buzima bwawe, amahoro aze ku buzima bwawe, amahoro aze ku buzima bwawe. Iyi mbaraga mbitsinirwa kimwe. Ni mu izina rya Yesu. Urakoze kuko ugiye kumugirira neza. Amen. Muhere Yesu amashyi menshi mu izina rya Yesu.
Yes. Uri nkuru kora ibikomeye n'abagereranywa nawe ngo byose urabirenze. Uri nkuru kora ibikomeye n'abagereranywa nawe ngo byose urabirenze. Amenye ko Yesu hano hantu yahageze.